ko abantu bari mu nama bajya bahinduka. Abantu barahinduka. Urabona njyewe hari ukuntu narindi kwigendera. Urabona bareba jene babataka baza bakavuga ati ngo umusanga uragurisha agafone uragira gute sibyo? Ngiye kubona nigendeye nihekeye akabage mbona umujene yaje arankurubanye. Nta gahunda dufitanye simuzi sibyo? Atavuga ati ngo ngurayigurisha se ndabaza inkisi ngo imashini kandi ntiyayibonye. Arangije avuga ati nta mashini mfite ati igikapu se utwaye mwiki. Ndavuga ati igikapu ntwaye mwiki birakureba ibyo ntwaye. No nine ndamubwira ati ntwaye nk'amakariso mvuye kugurira umugore wanjye amakariso kugira ngo ndebe ko yamva impande. Ushobora gukorera ikintu ukavuga ati nakundi kanyanganira umuvandimwe wanjye ariko umuntu wo hanze wandi mwahuye nta kindi kintu mukorana gusa ushobora gukora ikintu ntukihanganira ukavuga ati ngenda gukoresha ugatumwirukana ariko nanone ikira kintu Kenisa bakora kuri sibyo cyangwa mutabaruka baba bakora kuri sibyo mutabaruka nabisobanura neza ariko ugiye sport yaravuze ati twebwe hariya nta mukozi n'umukoresha sibyo hara turi mu kazi tubatunganya level sibyo niyo mpamvu nikanye nshaka kumubwira ati mutabaruka niki ngiye ndaje mu kazi kawe ndagakoze sibyo simbana nawe mu rugo ndaje ndagakoze ngashyize ku murongo ndagiye none ndagiye ngiye iwanjye ngize iwanjye inyumurongo uramamagaye ngumva se kandi akazi kanye nagashoje ngumva se ngo genda mu rugo urukumva ngo hari abafundi bari bahari ubamembere mushyira amafaranga surukumva yuko akazi kawe imbere na mbere nagakoze ako nge nasezeranye nawe mu masezerano uguma yakandi kazi rero. Yes, ikaze nanone kuri Giant TV udahwema kudukurikirana uko bwije nuko bukeye. Ndagushimiye cyane wewe wakoze subscribe nawe utarakanda subscribe kugira ngo dushyigikire tujye tubana umunsi ku munsi mu biganiro byose bitambuka hano ku muyoboro wacu wa Giant Voice TV. Ndishimye cyane kongera guhura na Kavuyo kabisa mu kiganiro uyu munsi. Ntabwo bisanzwe ni ibintu bimeze neza cyane kabisa. Turazi kubaha imyoto. Bimeze bite Kavuyo? Bimeze neza nta kibazo. Bimeze bite? Ewana nanjye meze fresh ntari bindashima Imana. Narindi hanze ni Karazi Nyarugenge mbona ikirere ni fresh, umujyi warahindutse, hari kujya hazamwe amazu uko bwije nuko bukeye kabisa. Sinzi niba nawe uheruka Nyarugenge ngure kuntu hasigaye hameze muri ino minsi. Nyarugenge ntago merukayo ariko ntago haba yarahindutse ngo abantu babo basigare. Abantu bose niba mujya mbona ntago bigeze bahinduka. Abantu bo baracyari babandi nta gishya muri showbiz baracyatakana baracyakomeretsanya ukuziho defone ni yarebaho. So Nyarugenge nagihinduka uretse amazu n'ibindi wenda bakubaka. Giant Sacco Finance dutanga inguzanyo kwa motari batwara moto z'amashanyarazi kandi binjiza buri munsi. Si kuba motari gusa ahubwo ni ku muntu wese ufite business ye yikorera yinjiza buri munsi. Niba uri muri awo rwose tuguhaye ikaze muri Giant Sacco Finance. Hanyuma rero uze wifatira inguzanyo utangire witeze imbere ndetse uteze imbere n'umuryango wawe. Hari benshi baba bicaye bavuga bati twakura he amafaranga kugira ngo dutangire twiteze imbere. Nahandi wabisanga ni hano muri Giant Sacco Finance. Wakwibaza ngo dukorera he? Giant Sacco Finance dukorera hano mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya. Nugera kuri station ya Uno urebe hirya yayo gato urahita ubona aho dukorera. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri izi nimero uri kubona kuri screen yawe. Ko abantu bari mu ntabwo bajya bahinduka. Abantu barahinduka. Urabona njyewe hari ukuntu narindi kwigendera. Urabona bareba jene babataka baza bakavuga ati ngo umusanga uragurisha agafone uragira gute sibyo? Ngiye kubona nigendeye nihekeye akabage mbona umujene yaje arankurubanye. Nta gahunda dufitanye simuzi sibyo? Atavuga ati ngo ngurayigurisha se ndabaza inkisi ngo imashini kandi ntiyayibonye. Arangije avuga ati nta mashini mfite ati igikapu se utwaye mwiki. Ndavuga ati igikapu ntwaye mwiki birakureba ibyo ntwaye. No nine ndamubwira ati ntwaye nk'amakariso mvuye kugurira umugore wanjye amakariso kugira ngo ndebe ko yamva impande. Urumva yise asubira inyuma yiruka ariko yo ntamubwira ikirimo yari gukomeza ngendaho. Urumva nyine abantu nyine nago bajya bahinduka uretse generation igendiza hakaza indi ariko abantu bahinduka ku isura naho imimirire nago bajya bahinduka tu. Kamere za muntu zihora rizaze ho ariko umuntu arahinduka tu. Mu myaka 10 uzagira Nyabugo gusanga hari cyari bari abantu bahora batubura bacuruza. Baba hari ariko wibuke ko hari baba barabibanjemo bakabivamo ahubwo haza abandi. Igihe cyose nzigiye kuba kwihera ku musingi. Ku musingi nyine urumva n'ubundi erega hari ikintu bavuga ngo agahugu katagira umuco karacika. Nyine na umuco w'ahantu ugomba kuharangwa nyine. Ariko ngiye nago ari gucyo mbyumva. Hari abantu nyine mwisi nk'umuntu hari nk'abantu mwisi nyine nk'umuntu ugira undi nama ariko we akaba atayigirwa.
birashoboka cyane kandi ugasanga zazindagiriye wa wundi ziramufashije cyane kurenza uko we ariko yakumva inama we wamugira inama cyangwa mu kimwe ushaka kumukeburwa. oya bareka abajene benshi n'abantu b'iki gihe kuba wakifata ngo ugiye kugira umuntu inama hari byinshi biba byaratumye ubwewe yigira inama sibyo rero ndakeka ko muri iki gihe kuba wakifata ngo ugiye kugira umuntu inama ntago byakunda pe kuko nawe yazigira na showbiz rero bareka kugira abantu inama n'umuntu muri rusange undi mu buzima ukajya ubwira umuntu ngo nyubaha ahubwo ujye ukora ikintu gituma umuntu akubaha akubaha nyine gusa abenshi utiyubashye njye nuzaze kunsaba kukubaha kuko bwa mbere kora ikintu gituma nkubaha deja kukubaha nuzigira unabinsaba kuko njye nzakwiyubahira ku giti cyawe bite n'ibyo wankoreye niba unkoreye ikintu cyubahishije nzakubaha niba ikintu unkoreye kitibahishije deja winsaba ngo nyubaha ngo yinsuzugura ngo mfata uko nari nyine niyo magambo akoreshwa n'umuntu we wiyumva yuko akeneye we yumva ko igihe agezemo cyangwa icyo ari cyo cyatuma umuntu amwubaha cyangwa icyo umariye ku muntu nk'urugero nkaba ushobora kuba ufite umubosi aragukoresha ako bosi ukabona ni imbwa tu bosi ukabona aho mutani uretse amafaranga kurusha sibyo ariko nyine aba yitwa bosi wawe ukaba yitwa bosi so ugasanga bosi hari nk'ibintu mu rugero biri attendance nta mu bosi baho ubimwe uzi se buretse nyine hari akantu buretse ngubwire musobanurire ugire ugasanga attendance y'akazi wewe mu kazi ke uramwubaha ariko out of job sibyo hanze ya kazi ke we ariko gusaba cya cyubahiro cyo hanze y'akazi gisanzwe nk'icyo uhereza umubyeyi wawe sibyo kitagakwe kandi ugasanga imico agira ntago ari umubyeyi wawe yayikwereka oya birashoboka cyane sibyo ariko umubosi igihe cyose azaba ari umubosi iyo umuntu akurusha amafaranga uko yakitwara kose nge numva aho azaba ari hose azaba ari umubosi uko yakitwara ko yaba ari mu kazi cyangwa atari mu kazi akurusha amafaranga uba ugomba kumwubaha waba bosi wawe mu kazi oya n'inyuma y'akazi wamwubaha sibyo ntago aba akiri bosi wawe sibyo ariko n'ubundi wamwubaha oya none se aka kanya sibyo none se aka kanya muhuriye nk'ahantu wenda nko mu kabari muri gusoma agacupa ntumwubaha ukamwereka ko atari bosi wawe iyo mugeze mu kazi akakwirukana nisugo ni kwa kundi ufata ibintu byo hanze y'akazi ibyo mutabaruka bari kubwira abantu bakanga kubyemera sibyo ngo kenisi ngo barashwana muri studio ngo baramwirukana deje niba turi mu kazi sibyo turi mu kazi aka kanya ahangaha nakubaha nk'umuhosta wanjye sibyo ariko hanze y'akazi winsaba kugwa icyubahiro cy'umuhosta kuko hanze y'akazi ubuko umustinga muki oya wibuke ko abantu benshi bakunda icyubahiro aho baba bari nubwo mwahurira ku mazi sibyo banza rero wiyubahishe banza wowe wiyubahishe ubanza ukora ibintu bikubashye urumva umubosi kimwubahisha amafaranga ye amafaranga hari hose arivugira nose amafaranga ngewe niba urugero niba ndi gushyinguza umubyeyi wanjye sibyo ndi gushyinguza umubyeyi wanjye ukamamagara nge ndi stress mu gushyingura nkubwira ati hari ibintu ndimo ndi gushyinguza umubyeyi kandi nagati mu gihe cy'akazi akazi kawe nagakuze neza urabizi sibyo none kucyurukunza nsanga ngo mwubahe nk'urugero gutya ngeze aba boss benshi sibyo nk'uboss aje guhamagara kugira ati si umutwara ahubwo kubera ari boss wagahita guhamagara ngumva se ngumva ngo wambwa ngo nsanga hano ngo ntware none se uzareka kwanga kujyayo kuko akwise gutyo kandi bitari mu kazi kawe mbere na mbere hereza umurongo ibintu by'akazi kawe akazi sibyo hari ikintu abantu batazi umuntu aba agomba kuba akazi kuva hasi kugera hejuru akazi nyine waba utarimo waba utakarimo ikibazo ndi kukubwira naga akazi wagasuzugura ariko se ugomba gusuzugura ukaguhase ntabwo ari kumusuzugura ndavuga gusaba icyubahiro wowe ubwa utiyubaha mbere na mbere ubanza wiyubahe ubanza wumve ko uri bosi ugomba kugaragara imbere yawe y'umukozi neza sibyo ariko nta mubosi utiyubahisha barahari niyo atiyubahishije amafaranga yaramwubahije sibyo ariko n'ubundi ntibizakura uko azakomeza kwitwa bosi ibyo byo kuba witwa bosi aka kanya inshingano uri gukora sibyo ushobora kuba uri gukora inshingano aka kanya urugero uri umukoresha wanjye sibyo wamaye akazi kuko uza kugufurira imyenda nkagukoropera nkagutekera si akazi wamaye cyane njyewe ndaje mu kazi kawe ndagakoze sibyo simbana nawe mu rugo ndaje ndagakoze ngashyize ku murongo ndagiye none ndagiye ngiye iwanjye ngize iwanjye inyumurongo uramamagaye nkumva se kandi akazi kanye nagashoje nkumva se ngo genda mu rugo urukumva ngo hari abafundi bari bahari ubamembere mushyira amafaranga si urukumva yuko akazi kawe mbere na mbere nagakoze ako nge nasezeranye nawe mu masezerano uguma kandi kazi rero hari gusa nyine hari abatabyumva kimwe nkawe nyine hari abatabyumva kimwe ariko oya umukozi wese yabyumva kimwe nkanjye kuko extra nje mfite kontara yo bwati wenda ndagucurangira mu giterane nibyo byonyine nose kugira ukuzana kunsaba kuvuza ingoma mu giterane sibyo witsaba kuza kuvuza ingoma mu giterane kuko akazi kanjye nkora nugucuranga ingoma nugucuranga center mu giterane cyawe kuvuza ingoma ntabwo bindeba haba uruzivuza deje nta kibazo yewana birumvikana kabisa ahubwo ako kara kanyuzemo
gusa icyari kituzanye ahangaha mu kiganiro abantu benshi bari bamaze abanyarwanda benshi bari bamaze igihe kinini bibaza hagati ya Mutabaruka nyine na Kenesi babibazaho bari abagabo ugasanga abantu benshi bari kuvuga bati ariko kuki Mutabaruka na Kenesi bamaranye igihe kinini bakorana imyaka irenga 10 akaba nta kantu k'agatotsi kaza mu mikoranire yabo kandi nyine ukabona n'abantu bakora akazi kabo bagakunze neza kandi noneho ukabona hagati yabo nta mu boss urimo mu gihe bageze mu kazi mbere na mbere abantu benshi nyine bibaje kuri ibyo bintu ariko mu by'ukuri bikomeza kubatera urujijo mbere na mbere banza umenye ngo kwibaza ku kintu kuba wakwibaza ngo rwa rugo kubera ikibateka inyama 4 mu cyumweru sibyo banza umenye ngo izo nyama zivaye wenda bafite busheri wenda barazibaga sibyo no kwibaza kuri Kenisi rero na Mutabaruka ukivaduka bibaza ngo kubera kimwe kigano bari guterana ubusekuriya kandi none bakamarana n'igihe kinini banza umenye ngo mbere yuko icyo kiganiro kibaho mbere aho bahurira aho ngo uri kubabona bari baziranye barana abantu bakuru bashaka kuba barakuranye deja bamaranye n'imyaka 10 ushobora gusanga nkuko Mutabaruka bivuze umwe yarahuye n'undi umwe hari ikibazo afite undi akamufasha ku rwego mbere na mbere yuko umwe abo mukozi undi akaba boss ari umuvandimwe n'undi bo ariko babifata sibyo ubaka kanya nje ndi umuvandimwe wawe nshobora kugukorera ikintu ukavuga ati nakundi kanyangane no umuvandimwe wanjye ariko umuntu wo hanze wandi mwahuye nta kindi kintu mukorana gusa ashobora gukora ikintu ntukihanganira ukavuga ati ngenda gukoresha ugatumwirukana ariko nanone ikira kintu Kenisa bakora kuri sibyo cyangwa Mutabaruka baba bakora kuri sibyo Mutabaruka nabisobanuriza ari kugiye sport yaravuze ati twebwe hariya nta mukozi n'umukoresha sibyo turi mu kazi ara tubatunganya revo sibyo niyo mpamvu nikanye nshaka kumubwira ati Mutabaruka niki sibyo cyane nyine ubuzima ndi kubwira abantu hano mu kiganiro ubuzima ndi kubaho ni bwa bundi busanzwe sibyo ninkoresha igitsure ningendera ku buyobozi ngo uri umuyobozi ukambwira ikintu ati karame nta kiganiro kiri buryohe cyane hari n'akandi kantu nari nabonye Mutabaruka arimo asobanura neza avuga ati ngewe impamvu rero ntafite kuba natandukana na Kenisi ko niboneye ati buriya Kenisi yamvuje amaso ati igihe amaso yanjye bari bagiye kuyakuramo ngo avemo burundu bayabage ati nta bushobozi nari mfite Kenisi araza aramvuza bigenda neza ati ibyo nairi mu mpamvu ikomeye cyane nyine ituma dukomeza gukorana abantu benshi ntabyo bari bazi urukumva rero ntago byabura kandi Mutabaruka mfite amakuru ngo ari ikigo yigishaga yari umwarimu yabaye umwarimu igihe kinini nanjye ndabizi umuntu nundi bagira ubuzima hari ukuntu bashaka kubana kandi bakorana akazi kakagenda neza ndatekereza Mutabaruka na Kenisi ni urugero rwiza rw'abanyamakuru babana kandi bagakora ikiganiro cyiza bagatirana ubuse kandi hatari ibintu byo kuvuga ngo respect umwagomba indi iya mirenge no mu kiganiro yo bagezemo ntabwo nyine usanga bakora nko kuri revimwe nta uburi mu kiganiro wubashywe ngo boss ngo wanjye n'uyu ngo usanga arimo aratitira ngaratinya nyine ubona ko bose iyo bageze mu kiganiro kabisa baricara bagashyira hasi n'abakozi impamvu ni abantu uhereza ibintu uhereza ibintu ntabwo bakeneye kubona respect uhereza umuntu ya mirenge icyambere niba Kenisi yarifasha akavuga ngo ngiye ndi Kenisi ndi perezida wa equipe ndi perezida wa radio sibyo ndi umunyamakuru ibyo bintu byose agomba kubimanaginga mu gihe yicaye muri office hari contrat y'ikintu nakagiye kwamamaza ije yakitinga nk'umukozi cyane kabisa mu gihe yicara kuri mikoro rero ari kuvuga nk'umunyamakuru arakitinga nk'umunyamakuru mugenzi we sibyo mu gihe ageze kuri Gasogi abereye perezida ari perezida wayo narakitinga nka perezida rero hari n'ibindi na za hoteli ze byose arageramo yakitinge uko umwanya bimusaba arahagera akaba nk'umuboss ahandi yabiterwa nyine n'ikintu arimo niyo mpamvu we na Mutabaruka rero we na Mutabaruka nta kintu hagati yabo umwe yabwira undi nawe arakizi ikintu ashaka kubwira undi buriya ubana n'umuntu hari ijambo ubuze wabwira umuntu nicyo kiza kivuga ngo umuntu ndamuzi uyu muntu tubana amajije kumumenya ubuzi ijambo wabwira umuntu rikamubabaza ubuzi n'ikintu wakorera umuntu kikamubabaza aho n'ahandi ubana n'umuntu uvuga ati uyu muntu ntacyo yadutandukanye ubu umaze kumumenya rero umuntu hanze niyo mpamvu abantu bakomeza gukweshoninga ngo Mutabaruka na Kenisi akanamiza Mutabaruka hamwe ngo Mutabaruka yarengereye nakurengera umuntu bwa mbere mu mutwe we ni wowe wifata akavuga ngo barandengereye cyane kabisa uzujuje ko bawicara ugatubwira ukameraman ugati we cameraman paninga wa gicucu sibyo kandi cameraman kumva naribi ariko umuntu urebye cameraman wanze akavuga ati ramugabo so ubwanwa ufite urugo ufite wubatse
dije kubera icyo uramuntu amubwiye ngo ni igicucu uramuntu narakaye cyangwa na kamera maga gusubiza ati we uranege kuri igiki ndaguha n'undi rugero ruhare muri showbiz Patrick na Gasuku nabo bari mu bantu nyine nabo umuntu abwiye umuntu ibintu Gasuku maje kuba ikinyabwoba nyine umuntu bitewe n'ukuntu mugenda mubana mu buzima nyine hari revageraho akabavuga ati uyu muntu sinamubangamira mwibi uyu murongo ni nkora ikinda mubangamiye nahani nkora ikinda bamubangamiye niyo mpamvu usanga umubano w'umuntu uba bondi ugakomera hagati yabo ugasanga nta kintu cyapfukuza ngo kibatandukanye. Birumvikana nyine ikintu nyine abantu baba bagomba kumenya nuko baba bagomba kumenya ko kuba umuntu akorana n'undi ntago baba baza ahantu nyine bahuriye sibyo. hari gihe rero babona bakorana muri buriya buryo bakabona Kenesi yicisha bugufi nabyo ni ukugira ngo ikiganiro cyabo kikomeze kiryohe nyine kigende neza kandi nyine abantu baranabikunze kandi iyo ikintu bagikunze ugishyira kuri move ya hatari. Ewana reka tunagane ku musozo w'ikiganiro dushimira cyane abantu bari badukurikiye hano kuri Giant Voice TV. nawe wakoze cyane kabisa kubw'uyu munsi. tubibutsa ko Giant Voice TV ifite urugaga runavuga rwikorera rwitwa Giant Sako Finance. Ni sako iguza abamotari amafaranga, rufasha abamotari mu kubaguriza amafaranga mu kubafasha kwiteza imbere no kwikenura muri make. Giant Sako Finance iherereye Kinyinya. Ni Kinyinya, urabona ugeze ku muhanda ujya kuri gare n'ujya mu birembo, ufata ujya mu birembo iyo ugeze imbere uhura na station ya Uno naho ngaho kabisa, cyangwa se bahamagare nimero ziri hano mu kiganiro. Abamotari bafite moto z'amashanyarazi, abikorera n'abandi bafite imirimo bikorera ku giti cyabo bose bemerewe kuza bakagura. Nibagane station ya Uno Giant Sako Finance ibafasha mu kwiteza imbere no kwikenura muri make. Abantu mbese bave mu bukene conservation nize babona yo kwishyura ejo asubire mu kazi ameze neza. Dore hari abamotari bari gukora ngo nasuranze bafite. Mwejo mundi ari umumotari nanyuzeho hararuguru abapolisi bamufashe bamubaza ati assurance hararuguru ku mavazi yabuze ubwishyu urumva bamwicara bamubwira ati bimeze bite. navugiye kuri moto navuga ati motari dore gana Giant Sako Finance baguye ku mafaranga kandi bigenda neza cyane. Ndabizi ko abamotari benshi bamaze ko ari ibintu byiza cyane kuko kubona umuntu kuguriza amafaranga muri iki gihe biragoye. Reka nkubwire sibyo, mwiki gihe kubona umuntu yifasha akaguriza amafaranga ye arenze 200,000 kaguhereza kasha akaguhatakira ngureza amafaranga biragoye, ni bake cyane. Ugende ugira icyo ukora shaka vande biragoye. Niyo mpamvu yabonye umuntu kugira ikizere nka Giant Sako Finance nuko nyine Ewan muhagere kabisa nyine ni naho ngaho tubarangiye. Wahamagara nimero ziri mu kiganiro ugasobanuza neza cyangwa ukayigerera. Mwakoze cyane kubana natwe muri iki kiganiro, turabakunda byatari.